ku nzego zose ni byiza ko abantu bicarana hakarebwa izo nyigisho z'ubuyobe izo arizo mbere na mbere, kuko hari n'izibaho zishobora kuba zitari ubuyobe. Reka dufate urugero, ariko umuntu akaba yazikoresha nabi ku nyungu ze bwite. Nagerageje kuyisomaho, actually maje gusoma ibintu byinshi cyane muri Korani, nsoma no muri na Sunna za Muhammad, nsoma n'ibyitwa tafsiri ni commentaire coranique. No kuvuga ni ibisobanuro bya Korani aho bagenda batanga ama reference bakurikije ibyo ababanye na Muhammad bavuze, bo babita abasahaba. Nari mvuze kuri cyo cya Bibiliya, ubundi ugiye muri Korani usangamo ko iyo Korani ivuga ko ije gushimangira ibyavuzwe muri Bibiliya. By the way, ndagira ngo ubwire uko hari muri Korani, ntabwo nibuka neza ariko ushobora kubishaka, ndumva ari muri sura ya, ariko ntacyo nshobora gufata n'aga telefone nkabirebaho. Na Muhammad ubwe igihe yashidikanyaga kukuba ngo ayaha message yahawe yaba ari ukuri, kukuba yaba ari umuhanuzi, yego, Allah yamubwiye ko agomba kujya kubaza abahawe igitabo. Okay, nahabonye ni muri sura ya 10 aya ya 94. Haravuga ngo kandi yewe Muhammad, niba ushidikanya ku byo twaguhishuriye, ngaho baza abasomye ibitabo mu duko bakandikamo Taurati na Injili. Aya ya 3 wumva uko ivuga, yego, iravuga ngo yaguhishuriye igitabo Korani gikubiyemo ukuri, gishimangira ibyakibanjirije, yanahishuye Taurati na Injili. Iyi mirongo ivuga yuko Korani ikonfaminga Bible ni myinshi cyane. Itegeko nshinga ritanga uburenganzira ku muntu wese afite uburenganzira kugira imyemerere ye, kandi undi ubwo burenganzira ntabwo Robert afite uburenganzira bwo kuza kuvogera uburenganzira bwanjye, antegeke kwemera uko Robert wabyemera. Sura ya 9, sura ya 9 ndumva ni aya ya 29, iravuga ngo ni murwanye ba bandi batemera Allah n'umunsi w'imperuka, batanaziririza ibyo Allah n'intumwa ye baziririje, cyangwa bakomoka mu bahawe igitabo. Tuzi ko ari bo batuzaniye ubutumwa bwiza, yego, ubukristo, yego, sibyo? None iyo tugiye kureba uyu munsi ugiye muri biriya bihugu, uhita usanga abantu bakiba mu by'ubukristo ni bake. Ngira abantu naganire nabo babayo, usanga ushobora kujya mu rusengero ugasanga tuvugemo abantu nka 10 nabangahe, nabo babasaza utapfa kubonamo umuntu uri munsi y'imyaka 50. Mu minsi yashize narimo ndeba kuri YouTube, nza kubona uwitwa Muhammad Ali, n'umuteramakofe muri ndamuzi, yego, w'umunyamerika ariko yitabye Imana. Bigeze kumubaza ikibazo, baramubaza bati Imana yawe Imana yanyu muri Islam itaniye he n'iy'abakristo? Havuga ati okay, ati biroroshye, ati Imana ya Islam, twebwe Imana yacu ni umuntu bakwisi. Uwabishaka biri kuri YouTube yabibona, yego, yego, basacinge. None uvuga ati ariko mwebwe Imana yanyu ni umwuka, ntabwo wayibona. Urumva ko bisaba kujya kureba ngo ibintu byanditswe ryari, byandikirwa abande, kubera iki babyandikiwe. Ibyo byo ndabyemera ko ari ngombwa ko tugira gute tubikora. Nkumva rero nahangaha giye kurwangira ruhande, ntabwo ntekereza ko Bibiliya twayisoma mu buryo buri literary, tunareba context. Nyuma yo kumva context nabyo nkibwira yuko turareba ngo iyo message yahabwaga abandi, hanyuma twebwe tuyikuraho amasomo. Kubera iki? Hari amagambo nyine ari muri Bibiliya avuga ngo aho Yesu yavuze ngo ntabwo nazanwe no kuzana amahoro mu isi, ngo ahubwo naje kugira ngo ntanye umwana na nyina na se, yego, umukazana na nyirabukwe. Hari umuntu ahita afata nk'iyo verse akayisoma gutyo, ndamushinze, akavuga ati ahangaha murabona ko Yesu ntabwo yazanwe, yarabyivugiye ko atazanwe no kuzana amahoro, si umunyamahoro. Kandi none agahita nakubwira toke uvugwa mu bahanuzi ba kera ko ari we uzazana amahoro, ko ari umwami w'amahoro, ntabwo ari uyu nguyu. Urabona ko umwami w'amahoro ataraza. Turugero dufite mufti w'u Rwanda, si wowe wungirije ya komite mpuzamadini, yego. None se iyo birebye muri Bibiliya nako muri Korani yumva nta kibazo kirimo. Ibihe
ibintu ugiye kumubaza noneho rero tugeze kuri exebution kuri iyi aya bita ingingo. yego ni ukuvuga ni ingingo ishobora kukurengera no mu gihe waba wakoze ikintu abandi babona ko ari icyaha. Yego. Nk'ubu muri ubu umuyisilamu wese abizi ko gucuruza abagore cyangwa indaya bitemewe. Si yo concept niba hari abo mwaganiriye. Yego. Ariko none ngiye gusoma iki kintu kiri muri uyu murongo wa Qur'an. Hano baravuga ngo ndetse ntimugahatire abaja banyu gukora uburaya mugamije kubona indonke z'isi mu gihe bo bashaka kwifata. Icyo kintu cyumvikana neza. Ntimugahatire we niba bishaka urumva ko wamucuruza. Urumva hari abantu babiri, hari umuntu utabishaka. Yego. Uwo ntimukabimukoresha. Ariko ubishaka. Yego. Yes, reka nizere ko umeze neza, uri amahoro shuti, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda, n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Mbere yo hano kugira ngo dukomeze tuganire twungurana ibitekerezo mu mujyo wo kubaka ubwami bw'Imana, tuganira nkuko isengesho umwami Yesu yatwigishije, yavuze muri musenga mwinginga ubwami bw'Imana buze. Uyu munsi hari n'abambari ba Satani nabo bari guhamagara ubwami bwa Satani ngo nabwo buzi, biteguye antikristo mu buryo bw'amayobera ndetse no mu buryo bwo kumugaragaro. Ni muri urwo buryo rero ngira umugisha n'Imana kwakira mwene data Damascene ngo muhikaze tuganire. Ariko mbere ya byose reka musabe atwibwire birambuye, hanyuma tumwakire mu kiganiro cyacu, adushyire imbere y'Imana, ubundi tuganire. Dufite topic nziza, ndakurarikira kuza gukurikira iki kiganiro. Damascene ngo hikaze. Murakoze. Nitwa Twagereza Jean Damascene. Yego. Icyambere ndi umunyarwanda, nkaba ndi umugabo ufite umugore n'abana 3. Yego. Hanyuma mu bijyanye n'imyizerere ndi umukristo. Uri umukristo? Yego. Ariko wenda ndaza kukibaza ikibazo narimbajije shingiye kuri iryo jambo uvuze ngo uri umukristo. Nahoze ndi kwandika kuri stat yanjye ndi kuvuga ngo gute umuntu bashobora kumutuma ngo nagenda azana icyemezo cy'umukristo. Uyu muntu baba tuba icyemezo cy'umukristo bari bugikure he kushinzwe kugitanga ari Kristo? Iki kibazo ni ingenzi ko tugitekerezaho kubera ko ni kitwereka uburyo igisobanuro cyo kuba umukristo cyatakaye kigahabwa ikindi kintu cyo kuba umunyamuryango w'idini runaka, aho kuba umuntu ukurikira inyigisho za Kristo kandi ukazishyira mu bikorwa. Yego. Yego. Nkibwira ko rero hari naho hava ikibazo gikomeye, handi ushobora gusanga umuntu yitwa ko ari umukristo yiba, asambana, akora n'ibindi bintu bitandukanye. Mu by'ukuri bitandukanye n'inyigisho za Kristo, kuko kuba umukristo nukuba nyine umwigishwa wa Kristo, kandi ntibibe kwigishwa gusa ngo utahiraho. Yego. Komeza. Hanyuma ngatekereza ko mu by'ukuri kuba umuntu yatuma undi cyangombwa cyo kuba ari umukristo bitandukanye na conception n'imyumvire y'ijambo kuba umukristo. Bityo nkibwira ko nyine haba harimo ikibazo. Kuba umukristo bikwiriye gutandukanywa no kuba umumambure w'idini runaka cyangwa w'itorero runaka. Bikwiriye gutandukanywa kuko icyo cyangombwa cyagombye gutangwa na Kristo ubwe gusa. Niwe wagombye guhamya ko jewe koko anzi mu bigishwa be. Yego. Yego. Ubwo butabantu bajya batuma bajya bavuga ati tugutumye icyemezo cyo kuri umwa. Twagombye gutuma icyo kindi, ntabwo twagombye gutuma icy'ubukristo. Yego. Dushyira imbere y'Imana tuganire. Turagushimye mwami Imana yacu, tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya, tugushimiye kandi ko waturinze, tugushimiye kandi ko waduhaye kumenya izina ryawe, kuko turabizi neza yuko kurimenya nibwo bugingo buhoraho. Tugushimira ko twabonye ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, kandi tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tugire iki kiganiro. Turagusabye kugira ngo Mwuka Wera amanukire kutuyobora, kandi ibyo tuganiraho bibe ibyungura Abanyarwanda, bibe byungura Abakristo, bibe byungura abantu ku isi yose, barusheho kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kugira ngo bahindure urwo rwose bagize imitima mishya muri Kristo Yesu. Ijambo ritubwira neza yuko ari bwo buryo bwiza bwo kumukorera. Iyo bitaragera kuri urwo rwego haba harimo icyo gikomeye. Turagusabye rero kugira ngo udushoboze muri uyu mwanya ibyo tuvuga byungura abantu, kugira ngo barugereho, babashe kugukorera mu buryo bukwiriye. Komeze kubana natwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
amen amen. ndifuza ko twinjira muri topic yacu iravuga ngo mbese ukuri twakumenya ku baduhamagara ngo tuze mu madini yabo niho ukuri kuri. Impamvu nifuje ko tuganira kuri iki kintu, iyo urebye abanyamadini bagiye batandukanye, bamwe baba bahamagara bavuga ati ni muzi wacu yego niho hari ukuri, abandi ni muzi wacu niho hari ukuri. Hanyuma wenda tukabonamo n'akaboko ka leta. Dufate nk'urugero nka hano mu Rwanda hari umuryango donc ikigo cy'igihugu kibashinzwe, Rwanda Governance Board, cyabashyiriyeho amahame n'amabwiriza ngenderwaho, ndetse bamwe barababwira bati hari inyigisho mutanemerewe zitwa iz'ubuyobe. Ariko ukibaza iyi myemerere igiye itandukanye, kusanga nayo ubwayo imwe itunga itoroshi ku yindi ko harimo ubuyobe. Ku ruhande rwa leta yaba yaritegereje neza ikamenya ko iyo myizerere irimo ubuyobe, cyangwa se abantu bo bahamagara abandi baba bazi ukuri nyako? Uyu munsi niho nshaka ko tuganirira. Okay, iyo ngingo ni ingingo nziza cyane. Ku rwangira uruhare ndatekereza ko ku nzego zose, yego, ku nzego zose ni byiza ko abantu bicarana hakarebwa izo nyigisho z'ubuyobe izo arizo mbere na mbere. yego, kuko hari n'izibaho zishobora kuba zitari ubuyobe. Reka dufate urugero, ariko umuntu akaba yazikoresha nabi ku nyungu ze bwite. yego, ngira ngo ntekereza ko iz'ubuyobe n'iz'uko undi muntu ashobora kuzikoresha nabi, nk'ubu Kristo hari ushobora kumukoresha niba akiza abarwayi akavuga ati okay, nzagusengera ariko numara gukira uzishyura. yego, iyo ntabwo twaba tuvuze ko iyo ngiye ari ubuyobe uko mbitekereza jyewe. yego. Ahubwo ariko icyo kintu yihesheje iryo zina, yego, gishobora kuyobya rubanda, gishobora kuyobya rubanda bagatekereza nabi. Icyo ndacyemera. Yego. Ariko kuba Kristo akiza byo ntabwo ari ubuyobe. yego, ntabwo ari ubuyobe. Reka iki nkivugeho ntange n'urugero. Hari igihe twigeze kuba turi muri Bible study aho nsengera, yego, noneho twiga ku ijambo riri muri Bibiliya. Turaryiga, turasoza, turataha. Noneho umudamu umwe twari kumwe muri iyo Bible study aza gutaha, ageze mu nzira ahura n'uwitwa ko ari umuhanuzi. yego, ahuye nawe aramubwira ngo atangira kumuhanurira. Atangiye kumuhanurira amubwira nyine ibyo amuhanurira. Mu gusoza aramubwira ati rero ukampereza 200,000. Ndibwira nta nubwo ari kera, bishobora kuba ari nko mu myaka nk'itatu ishize, ntabwo ari kera. kabituro ry'umuhanuzi. Yego. Nuko ari umudamu aramuhereza. Arangije kuyamuhereza ahita yibuka amagambo twaganiragaho ku rusengero. Nibwo yahise akora analysis, aravuga ati okay, ibintu mbwiye ntabwo ari ukuri, ubuhanuzi mbwiye ntabwo ari bwo ni kinyoma. Urumva agiye kubigenzuza ijambo ry'Imana. Kandi na Bibiliya niko itubwira, iyo ivuga ku itorero ry'i Beroya, Yesu arivuga, baravuze ngo abi Beroya ngo bari beza. Ndumva ni Paulo warivuzeho mu byakozwe n'intumwa. Aravuga ngo bo bari beza iyo barangiza guhabwa inyigisho runaka bajyaga kuzigenzuza ibyanditswe. Barazuzaga, ntabwo ari kuvuga ngo urabifashe ibyo ubwiwe byose ubitwaye uko. N'abiki gihe bagakwiye kuba ari uko bameze. Yego. Kafata urugero hafi nk'abantu bitwa ngo nabo mu maturo ya Gikristo. Yego. Uyu munsi dufite abantu njya mbita aba motivation speakers. Yego. Baza bakatwanima, bakadutera ikinya, bakaduha isukari, ukabona ni ibintu nyine biri aho ngaho. Ariko bya binavuze biba bikwiye ko ugomba kugenda ukongera ukagira gute, ukabyuza usuzuma niba koko ari ukuri. Ijambo ry'Imana ribivuga. Kuko iby'ukuri biri mu byanditswe, ntabwo biri mu magambo ngiye nshaka kuvuga cyangwa Robert ari buze kuvuga. Yego. Cyangwa se pastor runaka ari buze kuvuga. Ukuri kw'imyemerere yawe ukwiriye kugushakira mu bitabo nyobokamana wemera. Yego. Ntabwo ukwiriye kubishaka mu magambo ni muntu akubwira. Uko niko mbigira. Urwo rugero navugagaho, uwo mudamu arangije kubyibuka yahise abwira uwo muhanuzi, avuga ati nsubiza amafaranga yanjye. Yego. Uwo muhanuzi abonye nyine ko afashwe, yaramushubije amafaranga ye. Arangije kuyamusubiza, yashoje amubwira ati uranyambuye, ati nyuma y'ukwezi kumwe uzaba wapfuye. Icyo ni kinyoma, kandi aracyariho n'uyu munsi ni muzima. Yego. Ariho n'uyu munsi ni muzima. Ariko ubwo urumva ikintu cyabashije kumusova ni iki? Ni ukubera ko yari amajije kwibuka ijambo ry'Imana rigize gute rivuga, kuko ryo ni ukuri.
Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 n'uwa 32 Yesu yavuze amagambo meza aravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri kandi uko kuri kuzababatura. Yego. Ngo baramubaza ngo uvugi ngo ko tutari imbata undi muntu ari wese ngo uvugi iki ngo tuzabaturwa. Arababwira ati ubwo umuntu wese ukora icyaha aba ari imbata yacyo. Icyo nshatse kuvuga mu gikomeye Yesu yatubwiye rero niki nuko yavuze neza yuko nitumenya ukuri kw'iby'Imana yavuze tuzabaturwa kandi Kristo natubatura nibwo tuzaba tubatuye by'ukuri. Yego. Ibindi rero iyo ugiye gufata utuntu tw'iruhande ntugiye mu byanditswe biroroshye ko abakuyobya bagutwara kuko ukuri kw'ibyanditswe ubuhanuzi butavangiye niko abenshi bakunda kubivuga nanjye mbyemera ni ijambo ry'Imana ni Bibiliya. Ariko iyo ndi hano ngiye nk'umunyamakuru mba ndeberera abantu bose uvuze Bibiliya n'ibyanditsemo. Ese umusilamu dukurikiye yego udasoma Bibiliya usoma ikitwa Korowani. Korowani yo yamubatura. Reka mpere kuri icyo ku bayisilamu buriya nayo nagerageje kuyisomaho. Yego. Nagerageje kuyisomaho actually maje gusoma ibintu byinshi cyane muri Korowani. Nsoma no muri na Sunna za Muhammadi. Nsoma n'ibyitwa tafsiri ni commentaire coranique. No kuvuga ni ibisobanuro bya Korowani aho bagenda batanga ama reference bakurikije ibyo ababanye na Muhammadi bavuze bo babita abasahaba nibyo jambo bakoresha. Ubwo ni nk'intumwa ze twavuga ko ari nk'intumwa ze wavuga ko ari nk'intumwa ze. Yego. Ariko ntabwo ari we ugiye kurora ntabwo yatumye abantu ngo bajye ahandi nka Kristo. Ntabwo iryo jambo yarikoresheje ahubwo nabo babanaga umunsi ku munsi. Yego. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo ni companions. Abayisilamu ndumva bakunda gukoresha ijambo rivuga ngo abasangira ngendo. Okay. Yego. Rero ibyo nabyo nagerageje kubisomamo. Hanyuma warumbajije uti ukuri wakumenya gute? Yego. Nari mvuze kuri icyo cya Bibiliya ubundi ugiye muri Korowani usangamo ko iyo Korowani ivuga ko ije gushimangira ibyavuzwe muri Bibiliya. Buriya Korowani bije gushimangira ibyavuzwe. Yego uyu munsi ahubwo twagombye kuyigenzura dukoresheje Bibiliya. By the way ndagira ngo ubwire uko hari muri Korowani ntabwo nibuka neza ariko ushobora kubishaka ndumva ari muri sura ya ariko ntacyo nshobora gufata enda n'agatelefone nkabirebaho. Sura ni sura ya ndumva ari ya 10 sura ya 10 aya ya 94 ndaje ndebe niba ariho biri ariko icyo ndimo kuvuga nuko na Muhammad ubwe igihe yashidikanyaga kukuba ngo ayaha message yahawe yaba ari ukuri kukuba yaba ari umuhanuzi. Yego. Allah yamubwiye ko agomba kujya kubaza abahawe igitabo. Okay, nahabonye ni muri sura ya 10 aya ya 94. Yenda ngiye kubanza mbisome mu Cyongereza cyangwa inshyire no mu Kinyarwanda kuko nabi zose zirahari. Washyize mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda ubwo okay. Ko abantu benshi tubwira batize. Ntacyo ubwo Ikinyarwanda reka nacyo ngishake. Korowani y'Ikinyarwanda na application ngira ngo abantu benshi bashobora kuba batazi ko inahari. Ni aya ya 94 niko narimbaje kubivuga. Ubwo aya ni igice. Ni umurongo oya igice ni sura. Okay. Hanyuma umurongo twebwe uko tubize muri Bibiliya tuvuga umurongo ariko bo bakoresha ijambo aya. Noneho wumva uko havuga. Haravuga ngo kandi yewe Muhammad niba ushidikanya kubyo twaguhishuriye ngaho baza abasomye ibitabo mu duko bakandikamo Taurati na Injili. Taurati ubwo ni iki? Ni Tora ibira bitabo bitanu bya Mose. Oya na nubwo bigarukiraho ni Old Testament hamwe na hamwe ko ni isezerano rya kera. Yego. Taurati. Ariko somehow haraho bagaruka bakavuga ko ari bira bitabo bitanu byonyine. Yego. Noneho rero urumva hano baramubwiye ngo niba ashidikanya kubyo yahishuriwe ngaho nabaza basomye ibitabo mbere ye. Urumva ko bamuhaye reference kuri Bibiliya.
injiri ni ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza. Ivanjiri mu Kinyarwanda. Yego. Ariko niyo ugiye kureba nyine ugiye kureba muri Suna uhita usanga ko bavuga ko niba iyo tuvuze injiri hamwe bamwe bavuga ko yashaka kuvuga ntuza New Testament kuri injiri noneho na Tora akaba avuga Old Testament. Yego. Noneho hano bagasoza bavuga ngo mu by'ukuri wagezweho n'ukuri guturutse kwa Nyagasani wawe bityo ntukabe mu bashidikanya. Noneho hari ahandi havuga ko ubutumwa yahawe ari ubushimangira ibyanditswe byahozeho mbere ari byo tumaje kuvuga Tora na Evangile. Yego. Niyo twafata sura ya 3 noneho aya ya 3 naho aya ya 3 wumva uko ivuga. Yego. Iravuga ngo yaguhishuriye igitabo Korani gikubiyemo ukuri gishimangira ibyakibanjirije yanahishuye Taurati na Injili. Iyi mirongo ivuga yuko Korani ikonfaminga Bible ni myinshi cyane. Yego. Ni mirongo myinshi cyane nyine umwanya ntago twayijyamo ariko mu gihe maze nsoma ibyo ngibyo birimo. Nono ikindi cya kabiri kubazi Suna hari igihe Muhammadi bigeze kumuzanira ngo abayahudi babiri bari bafashwe basambana none hagiye kubacira urubanza arababaza ngo mu bitabo byanyu handitsemo ngo iki. Noneho arangije kubabaza gutyo baramusobanurira ko handitsemo ko ngo babakubita arabwira ati ntabwo ari byo byanditsemo. Noneho arangije arabwira ati nimugende muyizane. Barayizana barambura igitabo icyo gitabo nyine cya Tora cyangwa se isezerano rya kera. Noneho ngo umuyahudi umwe agiye gusoma ngo arambika ikiganza ku nyuguti zivuga ko uwafashwe asambana agomba kwicishwa amabuye. Ngira ngo urabizi ko muri Bibiliya mu isezerano rya kera niko bimeze. Noneho ashyiraho ikiganza ashaka kuzihisha. Nuko bamubwira kugira gute kuzikuraho. Ngira ngo gukuraho ikiganza kugira ngo nyine babisome neza. Asiyagikuraho basoma basanga nyine biteganijwe ko abafashwe basambana bagomba kwicwa bicishijwe amabuye. Muri Suna ngira ngo nawe nabishatse nayishaka nkabikwereka biroroshye kubibona. Yego. Ariko ntacyo ntuzayenda dushobora kugira reference tukazayigaragaza yaba mu kuburyo dushobora kuyivuga umuntu akaba yabibona. Yego. Ariko zirahari nyinshi cyane zibivuga. Noneho birumvikana ko ahisaca urubanza ashingiye kubikubiye muri Bibiliya. Byumvikana ko mu gihe cye Bibiliya yari ihari. Kandi anemeza yuko ibikubiyemo ari ukuri ko byavuye ku Mana. Kandi ko abakristo n'abayahudi bagomba kugira gute guca imanza zabo bashingiye kubikubiye mu bitabo bafite. Yego. Uzumva ko inshuro nyinshi bigisha abayisilamu benshi bavuga ko Bibiliya ngo yahinduwe. Ariko mu by'ukuri ushingiye kuri icyo ngicyo nyine uhita wibaza ngo ni ryari yahinduwe, ryari hindurwa nande, abikorera hehe. Iyo ugiye kureba ukurikiranye ibyo nabonye mu byo majije kugiraho amakuru nuko naho babivuga ni impaka zabaga hagati y'abakristo n'abayahudi. Kuko murabizi ko abayahudi nyine nabemera judaisme, abakristo nabemera christianisme. Hanyuma habagaho impaka urumva zo kuvuga kwemera niba Yesu ari Imana cyangwa se atari. Ku judaisme ntibemera ko ari Imana, christianisme twemera ko ari Imana. So iyo debate niyo yahabaga. Rero icyo gihe izo mpaka nazo ukurikije ibitabo by'amateka muri Islam icyo bivuga nuko ari impaka zabayeho mu gice cyitwa Najran. Najran ndibwira ko n'umunsi ni intara iri muri Arabia Saudite. Yego. Rero izo zari impaka zihari. Hanyuma reka ngiye yenda kubikubiye muri Korani n'inyigisho zaho nazo dushobora kwibaza ngo ese koko dushingiye kuri ya ngingo yacu umuntu yabona mukuri naho twabona mukuri. Yego hari ukuri wabonayo. Ariko se kuri nka Kristo ko yavuze ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo. Oya ibyo biratandukanye. Impamvu nabikubajije nk'ejo bundi hashize iminsi
RGB isohoye amabwiriza yego avuga ati abigisha nimukigisha ibi gutya na gutya, nkeka barabishingiye ku itegeko nshinga. yego Aba bantu b'amanyamadini agiye atandukanye, yaba ya kisilamu, yaba ya gikristu n'andi ya za gakondo, nk'uko itegeko nshinga rivuga ati buri muntu wese akwiye gusengera mu myizerere ye, ni hari ibintu bishobora kuba byihishe mu myizerere y'aba bantu bishobora kuba byagongana n'itegeko nshinga? birahari reka mfate urugero. nsomye muri korowani, reka itegeko nshinga ritanga uburenganzira ko umuntu wese afite uburenganzira kugira imyemerere ye, kandi undi ubwo burenganzira ntabwo Robert afite uburenganzira bwo kuza kuvogera uburenganzira bwanjye, antegeke kwemera uko Robert wabyemera. ntanze urugero, tujye gusoma muri, reka mfate urugero yenda muri korowani sura ya 9, yego sura ya 9, sura ya 9 ndumva ni aya ya 29, aya ya 29 wumva uko ivuga. iravuga ngo nimurwanye ba bandi batemera Allah n'umunsi w'imperuka, batanaziririza ibyo Allah n'intumwa ye baziririje, cyangwa bakomoka mu bahawe igitabo. sibyo? muri translation zindi iyo ugiye gusoma hari naho bakoresha ijambo abanaswara, nyamara ubu ngubu abanyarwanda bazi ijambo abanaswara icyo rivuze ni bake. ubundi se risobanura iki? nabahawe igitabo. abanaswara nabahawe igitabo, nabahawe igitabo, ariko ni igice cy'abahawe igitabo n'abakristo bahawe Bibiliya. yego ufite iyo muri korowani iyo bavuze ngo abahawe igitabo baba bavuze abayahudi n'abakristo. yego noneho rero hano wumve uyu murongo nyine uko uvuga, nari maje gusomaho agace, ariko reka nongere ntangire. haravuga ngo nimurwanye ba bandi batemera Allah n'umunsi w'imperuka, batanaziririza ibyo Allah n'intumwa ye baziririje, bakomoka mu bahawe igitabo. munarwanye bamwe mu bahawe igitabo batayobotse idini ry'ukuri hagati mu dukubo Isilamu, kugeza batanze jizya ubwabo badahagarariwe kandi baciye bugufi. Jizya ni iki se? Jizya ni umusoro wihariye nk'abakristo baba mu bihugu bya bigendera kuri sharia law, amategeko ya sharia. ni umusoro wihariye bagomba kwishyura kugira ngo bahabwe protection, ubwo bahabwe, twavuga ko ari n'uburinzi kwicungura mbega muri rusange. yego ntabwo umusoro utandukanye n'uw'abandi bene gihugu batanga. ese icyo urumva cyaba tugiye muri ku ruhande rwacu rwo mu Rwanda, urumva kitanyuranye n'ukuri? niba umuntu yemerewe ko yaza kantera kandi gutera no kwica, reka nsome yenda indi aya muri sura ya 8, sura ya 8 aya ya 12, aya ya 12. yego wumva uko ivuga. sura ya 8 aya ya 12. okay, iravuga iravuga ngo zirikana ubwo nyagasani wawe yahishuriraga abamarayika ku rugamba rwa Badri agira ati ibyo ni biri mu dukubo. ku rugamba rwa Badri agira ati ibyo biri mu dukubo, ntago biri muri Korani y'Icyarabu. yego mu by'ukuri ndi kumwe namwe, bityo mukomeze ba bandi bemeye. ndaza gushyira ubwoba mu mitima y'abahakanye, ngaho nimuce imitwe, munabace imitwe y'intoki. noneho tuze hano iwacu mu Rwanda, itegeko nshinga rinyemerera kugira imyizerere yanjye igihe cyose itabangamiye abandi. yego none se ahangaha niba undi afite imyizerere imuha uburenganzira bwo kuba yaza akansha umutwe n'intoki, akansha intoki kubera ko ntemera, ntafite imyizerere nk'iyi, urumva bitanyuranye n'itegeko nshinga? hari ikintu uvuze mpita nikangamo, uti nikanzemo gute? sibyo? urabona dufite igihugu gifite abaturage b'abakristo, abitwa ni abakristo,
bari muri 90%. yego ubwo Islamu n'abandi ubwo nabate tubahe iryo 10%. Ariko bitewe n'ibyo amadini ya gikristo agenda akora atuma ba bantu bayizeragamo banamuka, mfite impungenge ko bashobora kudeviya. ni nako bigenda. Uyu munsi tuvuga reka ngiye gutanga urugero narwo uyenda umuntu ashobora kugenda nawe agakora ubushakashatsi. Yego. Duhere ku bihugu by'i Burayi. Ibihugu by'i Burayi turabizi neza yuko cyangwa tuvuge western countries mu cyongereza, ni mu bihugu by'uburengerazuba. Yego. Tuzi ko ari bo batuzaniye ubutumwa bwiza. Yego. Ubukristo. Yego. Sibyo? None iyo tugiye kureba uyu munsi ugiye muri biriya bihugu, uhita usanga abantu bakiba mu by'ubukristo ni bake. Ngira abantu naganire nabo babayo, usanga ushobora kujya mu rusengero ugasanga tuvugemo abantu nka 10 nabangahe nabo babasaza utapfa kubonamo umuntu uri munsi y'imyaka 50. Ugiye izindi zarakinzwe. Yego. Biraho. Byagenze bite ugiye kubireba? Uko biri kose nuko abantu hari aho bagiye bareba iby'ubukristo bakabivamo, hanyuma bikageraho baba aba atheiste. Ubu rero ugiye kureba kurbe uko igenda izamuka nuko dufashe urugero nka Islamu yo iraza gahita itangira kubigisha imyemerere yayo. Yego. Kandi kubera yuko nkurikije uko mbibona ngira ngo nawe ushobora kuzabigenzuraho, n'undi munyarwanda wese ashobora kugenda akabigenzura, cyangwa se undi muntu uwo ari we wese. Yego. Muri Islamu yo bakwigisha kugira ngo ube umuyisilamu hari ibintu 5 usabwa. Icya mbere ni ukwemera ko Allah ari Imana imwe itabyarwa. Ukemera icya kabiri ukemera ko Muhammad ari intumwa yayo. Icya gatatu ukemera ko ariko ngo ntabwo bemera ko ari umwuka ari n'umuntu. Ntabwo Islamu yemera ko Imana ari umwuka. Ubwo natire yayo aba ari iyihe? Biragoye no kuba umuntu ntabwo ushobora kumenya ko niba Imana ari ikintu cyangwa se umuntu ariko it depends. Mu minsi yashize narimo ndeba kuri YouTube nza kubona uwitwa Muhammad Ali n'umuteramakofe muri ndamuzi. Yego, w'umunyamerika ariko yitabye Imana. Bigeze kumubazaho ikibazo baramubaza bati Imana yawe Imana yanyu muri Islam itaniye he niye abakristo? Havuga ati okay, ati biroroshye, ati Imana ya Islam twebwe Imana yacu ni umuntu iba kwisi. Yego. Ndibwira ko iki kintu abayisilamu bashobora guhita bibaza bati icyo ni ikinyoma, ariko wabishaka biri kuri YouTube yabibona. Yego. Basacinge. None ubwo atari ko mwebwe Imana yanyu ni umwuka ntabwo wayibona. Ati ntabwo igaragara. Yego. Ibyo kuri YouTube wabishaka yabibona. Rero ugiye kureba kuri Islamu nyine kumva ngo ubuvuga uti umurongo wayo n'uyu biratandukanye kugira ngo nabigenzure. Ingingo hafi yose wafata. Yego. Ingingo hafi yose wafata. Muri Islamu biragoye gusanga ufite n'ababasangira ngendo ba Muhammad. Biragoye gusanga bose bayumva kimwe ko ariko yari yayisobanuye. Yego. Ibyo ni ukuri niko bimeze. Usanga bakubwira akagwa nka versions nk'eshatu cyangwa 5 zose zigize gute zitandukanye uko bumva iyo ingingo imwe. Umuyisilamu nibwira yendo uzakurikira iki kiganiro aramutse akeneye kubigenzura. Yego. Allah ubwe muri Qur'an yavuze yuko Qur'an ari igitabo gisobanutse. Sibyo? Yego. Ikindi cya kabiri ko kugira ngo ugenzure ko ari igitabo cyavuye kwa Allah ari uko udasangamo ukunyuranya, contradiction. Izo ni conditions Allah ubwe yashyize muri Qur'an. Rero ugiye kureba niba avuga yuko igitabo cye gisobanutse, ubundi bivuze ko jewe nagombye kuba ngisoma nka cyumva. Yego. Ntanagombye gukerera ikindi undi muntu uza kunsobanurira. Ariko uyu munsi nibwira ko atari ko bimeze. Usanga Muhammad yatanze ibisobanuro byiwe biri muri Sunna. Abasangira ngendo biwe basiga bafite ibyo bavuze. N'uyu munsi aracyaza abandi bantu basobanura. Bo reka numva nawe mbivuzeho gutyo reka twinjire ubwo impamvu mbivuze
usanga usibye na korowani na bibiri gusa ngiye gutaruka ko ari ibintu bingana nangiye kuvuga. Okay, bivuge nacyo. Twabonye ko icyambere kugira ngo ube umuyisilamu nuko wemera ko Allah ari Imana imwe itabyara itabyarwa. Sibyo? Icya kabiri ukizera ko Muhammad ari intumwa yayo. Yego. Icya gatatu ukemera gutanga ituro ryitwa zakat. Sibyo? Hanyuma icya kane ni ukwemera yuko ndumva ari kwemera ko mu gihe ufite ubushobozi ushobora kugira gute ukajya imaka. Icya gatanu ni ukwemera gusenga inshuro 5 ku munsi. By the way, icyo nkivugaho ndagira nkubwire yuko Muhammad ahabwa izo nshuro 5 ubundi yabanje guhabwa 50. Yabanje guhabwa 50 ngo amanutse ahura na Mose aramubwira ati ariko urumva ubwoko bwawe bazashobora mu masengesho yose. Ugahita usubirayo ugabanyisha. Subirayo baramugabanyisha bamuhereza 45 aragaruka avuga ziracyari nyinshi. Gabanya. Kugeza aho byabaye inshuro 5 ku munsi. Igitangaje nacyo nuko mu byo nasomye haraho nabonye ko yasenga mu gihe runaka Satani ubundi atari proactive. Proactive mu Kinyarwanda ariko twavuga ko ari iki? Adakora cyane. Yaruhutse. Yego yaruhutse. Yego. Rero urumva ko muri Islam ni ibenge. Babwirwa n'igise ko yaruhutse. Ntabwo mbigize ntago ndacyakora ubushakashatsi. Ariko ugiye kureba rero za ngingo 5 kuri wa muntu twavunaga tukamubwira ngo ariko ngo dufite ngo Imana Data, Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Iyo akukoreye agakoresha intoki ahita yumva ari Imana 3. Urumva ko rero ku muntu udakeneye gutakaza umwanya watekereza. Yego. Ngo avuge ngo ariko Kristo Imana ate kandi yarapfuye. Umwuka Wera Imana ate kandi tuzi n'Imana Data. Ibyo urumva ko bisaba kujya muri filozofi mu buryo butandukanye. Abajeni bubu ngo bibasambanyiriza ubwonko niko bahita bavuga. Yego. Ibyo rero bihita bituma umuntu udafite uwo mwanya ikimworohera no kumva concept yande ya Islam. Kubera yuko ni Imana imwe itabyarwa. Sibyo? Ariko ndabyumvishije ubwo ndacyagaruka nkange nge nsengera muri ADPR. Yego. Nguyu munsi cyangwa se muri iki cyumweru turimo twagize gutya tubona umuvugizi w'itoro rya ADPR hari impinduka atanze avuga ati Bibiliya ba Paulo bayivugaga bashingiye ku mico yo muri Isiraheli no mu yandi matorero bagiyemo twe ntabwo tugomba kuyigenderaho dushingiye kuri iyi mico. Cyo ubona nta kintu gishobora kuba cyayobya nk'abantu. Ngira ngo niba nakurikiye neza n'ibijyanye na nibyo kurobanura abapasiteri b'abadamu. Dusomye reka mvuge mu buryo buri literaire. Yego. Tugasoma nyine uko byanditse muri Bibiliya wasanga abadamu batagombye kuba abapasiteri. Navuze gusoma mu buryo buri literaire. Kuko ngira ngo iyo turebye ni mu rwandiko rwa Timoteyo. Yego. Ndumva ariho bashobora kuba babivugaho bavuga inshingano z'abepiskopi n'abandi. Ntabwo specifically bavuga ko ndumva nta gice kirimo yenda aho bavuga. Urumva ne bavuze ngo agomba kuba ari umugabo ngo w'umugore umwe ngo sibyo ngo ushoboye kuyobora abo mu rugo rwiwe. Ntabwo nibwira ko uhita wibaza ngo ese byaribagiranye ko bashobora kuvuga ngo umugabo cyangwa umugore. Yego. Naba contraduije Bibiliya nabi. Yego. Gusa iyo ni analyse yenda nayo ishobora gukunsaba kujya kwiga. Yego. Nkamenya kuko hari concept tugomba kurebamo. Tukamenya ngo ku ruhande rumwe tukuri kumenya ngo ibyo bintu kuko byavuzwe ryari. Yego. Reka mfata urugero impamvu urugero rugiye kunyorohereza kugira ngo mbikumvishe. Ubu kurikije ya mirongo twasomye muri Korani. Yego. Ukavuga ko abantu kuba bajya gutera abantu batemera Imana bishoboka. Hari umuntu ushobora guhita kuzanira case tuvuge ya Sauli ajya kubwirwa kujya kurwana n'abamariki. Yego. Agahita abikoresha. Agahita abihuza. Kandi mu by'ukuri atari ibintu bigize gute bihuye. Ngiye uko mbyumva. Impamvu mvuga ko byaba bidahuye niyi nukubera ko Sauli yahawe iyo mission we irangirana nawe. Yego.
ntabwo ari ubutumwa yahawe ikomeza ngo na Robert azayikomerezeho. Hanyuma ubwo urwo rugero ntanze ndashaka kuvuga ko iyo turebye muri Bibiliya dusanga hari ibyanditsemo bifite abantu runaka bireba. N'ubu uyu munsi muri Bibiliya handitsemo ko uwo dufashe yasambanye aterwa amabuye. Biri applicable se mu gihe cyacu? Kubira ikibere bitari applicable. Ubwo urumva ko bisaba kujya kureba ngo ibintu byanditswe ryari, byandikirwa bande, kubera iki babyandikiwe. Ibyo byo ndabyemera ko ari ngombwa ko tugira gute tubikora. Nkumva rero nahangaha giye kurwangira ruhande, ntabwo ntekereza ko Bibiliya twayisoma mu buryo buri literary, tunareba context. Nyuma yo kumva context nabyo mwibwira yuko tureba ngo iyo message yahabwaga abandi, hanyuma twebwe tuyikuraho amasomo. Kubera iki? Nemera yuko niba ari nibibi byanditswe muri Bibiliya, tuvuge niba tuvuze ngo Salomo yarongoye abagore benshi, igihumbi ngira ngo numwahari, kuko bavuga ngo nabi iki 700 yarafite abagore 700 bemewe n'inshoreke. Yego, n'inshoreke 300. Ariko ushobora gusanga harimo numwe wa wundi yahawe uwa mbere. Yego, bashobora kuba ari igihumbi cyangwa se bakaba ari igihumbi n'umwe, byaterwa yego. Nkibwira ko rero ugiye kureba nk'icyo gihe umuntu ashobora guhita avuga ati n'uyu munsi biremeye gushaka abagore benshi. Ariko iyo tugiye kureba hari ibintu Yesu yagiye avuga. Dufata urugero aho yavuze ku kintu cyo gusenda abagore. Baramubaza bati none nukubera iki Mose yabyemeye? Avuga ati nuko imitima yanyu yari inangiye. Ati kuva na kera kose ntago ariko byari bimeze. Yego, urumva ko hari ibintu Imana yagiye itangaho imirongo ku mpamvu runaka mu gihe runaka, ibyo bintu bikaba bidakomeza. Nkibwira ko rero nagisubiza muri ubwo buryo. Ntabwo uyu munsi nahita mvuga ngo kubarobanura ni ikosa. Naba ngiye kugira nshobora kuba ngende gusoma mu buryo buri literary, yenda n'amarangamutima nkabigira, nkumva rero uburyo bwaba bwiza. Ntabwo nabigiyemo cyane ngo mbisome cyane. Akenshi nkunda kuganira nabo. Yego, nkunda kuvuga ngo Bibiliya dukwiye kuyibamo ariko tuyoborwa n'umwuka wayandikishije cyane. By the way, Paulo ndumva ari wabyanditse, yaravuze ngo aravuga ngo inyuguti ziricisha ngo ariko umwuka niwe uhesha ubugingo buhoraho. Nuko nguko Bibiliya ibivuga. Ntabwo Bibiliya nayo tuyisoma mu buryo buri literary, icyo ndacyemera. Kuko igiye kuyisoma mu buryo buri literary, nyine ni handi bashobora kubwira abatoke wafashwa asambana turamutera iki amabuye gitamushyira mu bikorwa. Yego, juste rumva. Ariko nabwo mu gusoma Bibiliya njye mbona abantu bayisoma mu buryo butatu. Hari abayisoma mu bunyuguti nyine. Yego, hari abayisoma bayumvisha umwuka wayandikishije ari wo mwuka w'Imana, hakaba n'abayisomesha umwuka wo kurwanya Imana cyane. Reka dufate urugero muri ubwo buryo butatu. Dufate hari igihe inshuro nyinshi mbona nk'umuntu udafite imyizerere yanjye nk'umukristo akeneye kumpindura, ashobora kuyijyamo akayikoresha kugira ngo agire gute, agashaka imirongo runaka akayisoma muri bwa buryo buri literary, ntiyumve context. Reka nguhe urugero. Hari amagambo nyine ari muri Bibiliya avuga ngo aho Yesu yavuze ngo ntabwo nazanwe no kuzana amahoro mu isi, ngo ahubwo naje kugira ngo ntanye umwana na nyina na se. Yego, umukazana na nyirabukwe. Hari umuntu ahita afata nk'iyo verse akayisoma gutyo, ndamushinze akavuga ati ahangaha murabona ko Yesu ntabwo yazanwe, yarabyivugiye ko atazanwe no kuzana amahoro, si umunyamahoro. Kandi none agahita nakubwira toke uvugwa mu bahanuzi ba kera ko ari we uzazana amahoro, ko ari umwami w'amahoro, ntabwo ari uyu nguyu. Urabona ko umwami w'amahoro ataraza, yaranabyivugiye ko atazanwe no kuzana amahoro. Ubwo nuko ngo umwami w'amahoro ntaraza. Uyu munsi hari abantu benshi nk'iryo jambo. Yego, reka nisobanura turifashe abantu baryuve mu buryo butatu. Yego, hari ushobora gusoma bunyuguti. Yego, agahita avuga ati n'ubundi Yesu ntabwo yaje kuduhesha amahoro, niyo mpamvu twirwa turwana. Yego, agahita azana n'irindi jambo rivuga ngo ni ikimenyetso kigirwaho iki, impaka. Yego, ubwo urumva ni uw'impaka. Yego,
uwo si umunyamubiri uri gusomera mu nyuguti. yego Hakaba n'undi uvuga ati rero kubera ko Yesu yaje Yego. mu rwego rwo kumutesha agaciro kandi twe twiteguye antikristo, yego reka mbwira abantu yuko uyu Yesu bari kuvuga atari uzazana amahoro, ahubwo hari undi cyane uzaza, hari undi uzaza uzayazana Yego. mu mwitege. Yego. Uwo ni uwa kabiri uyisoma akereka abantu yuko uri kumva umwami w'amahoro ataraza, hari undi mwami bategereje, kandi antikristo nawe azaza yita umwami w'iki w'amahoro. yego Uwa gatatu urashobora kuza akabwira ati mva nkubwire ikintu umwami Yesu yashatse kuvuga. Yari abizi ko namara gutoranya umuntu amaze kumuhamagara mu bwami bwe, yego n'ubundi kubera ko azaba abaye umwana w'umucyo, abana b'umwijima n'ubundi umucyo n'umwijima nibigira gute ibiturana. ndibwira ko icyo ubundi uburyo bwa gatatu nibwo bwiza, ntabwo dukwiriye gusoma Bibiliya ngo tuyisome bunyuguti. Yego. ubwo buryo bubiri wavuze bwa mbere burahari kandi buranakoreshwa cyane. burakoreshwa, hari uyikoresha kubera ko ashaka kugaragaza weaknesses zayo za Bibiliya. ariko icyo Pawulo yaravuze ngo dusobanuza iby'umwuka bindi. Yego. Bibiliya message irimo ni iy'umwuka. Ntabwo ujya kuyisobanura n'undi akwiriye kuyisobanura mu buryo buri literere. Yego. Uyu ugiye kubikora gutyo uba ukoze ikosa. Nkibwira rero yuko n'iki nshobora kugitangaho urugero. Mu gihe maze ndeba, urumva kuko maze iminsi ndimo kureba ku myemerere itandukanye, nkanareba na impact bigira kuri sosiyete nyarwanda cyangwa se sosiyete muri rusange. Naje gusanga abantu benshi basa naho bayobowe muri ubwo buryo bwo gusoma ibyanditswe byabo, bakaba number one, abenshi ntabwo babisoma, ntabyo bazi. Hari ababisomerwa, hari n'abandi batabizi. Yego. Babyitirira gusa, umuntu akavuga ngo ngewe ngo ndi umwadeperi, ariko utamubaza amagambo ya Bibiliya ngo yagusobanure. Yego. Undi ati ndi umukatolike, utamubwira ngo dufate Bibiliya ntagatifu dusome, tugine dipu, akubwira ati mbizi nzibiki. Yego. Ingaruka bigira rero ni izihe? Yego. Nuko abantu baba muri confusion. Nubabwiye bahita nkanjye iyo nkoze ibiganiro byinshi bazi ko ndi umunyeshyari. Uri umunyeshyari. Nicyo kintu nabonye bantera amabuye cyambere. Niyo uhaye umuntu reference ukamubwira ati uyu muntu n'urugero. Yego. Dore ikintu yakoze, sero la Bibiliya ivuga iki. Yego. Hanyuma iki yakoze gihabanye n'icyo Bibiliya ivuga. Ntago bo barebera muri angere y'ucyo uvuze, ahubwo barebera muri angere ko batakizi, bakakwita umunyeshyari. Nk'ubu ndatanga urugero. Uzumva hari mu minsi yashize ndimo ndeba kuri social media. Hari umwigisha umwe wo muri Islam nabonye avuga yuko ubutumwa bwiza dufite muri Bibiliya uyu munsi atari bwo burabwa ba Mariko, ba Matayo, bande n'abandi. Avuga ko ngo ubutumwa bwa nyabwo ari ubwanditswe n'uwitwa Barnaba tuzi muri Bibiliya. Yego. Ngo mu gihe ngo Yesu yari ahari ngo niwe wandikaga. Nyamara ubwo iki gihe yubivuze, ndavuga ngo reka njye kureba ibyo yavuze ishingiro ryabyo. Gusa nagiyeyo nanone nsanga ibyo avuga n'ubundi birimo ntabwo bihuye n'ibyo nanone na Islam yemera. Ariko urumva ruko nteyo ntamwe nkavuga ngo nabyo reka njye kubireba. Ndebe ishingiro ry'ibyo yagize gute yavuze. Rero number one, kuri cya kintu cyo kuvuga ngo dusobanuza iby'umwuka bindi. Number one, umuntu niyibwira yuko ubutumwa bwiza ari inyuguti ziri muri bya bitabo b'amata banditse, aba yibeshye. Ntubyumva? Impamvu aba yibeshye niye nuko ubutumwa bwiza twari dutegereje ni ubwagakiza kabondirwa muri Kristo Yesu. Niyo message yonyine. Ibindi bisigaye ni details z'uko byagenze, ni biography, ni ibitanga amateka, yavukiye agenda gutya akora ibitangaza ibi nibi birana amateka. Ariko ubutumwa bwiza mu magambo make ni ubwagakiza kabondirwa muri Kristo Yesu. Ubundi yo katikati ni nayo huriro ry'isezerano rya kera n'isezerano rya kera. Nyangura kubwira abantu nakavuno mbadi kubaha. Yego. Nusoma Bibiliya mu isezerano rya kera. Yego. Ibintu usomye nibumvemo Kristo. Yego. Uzaburi inyuma y'umurongo. Bicyane. Hanyuma mu isezerano rishya nusoma Bibiliya yose yo mu isezerano rishya. Yego. Ibintu usomye nibumvemo agakiza. Yego. Nabwo uri inyuma y'umurongo. Nuko bimeze. Erega na ba Paulo iyo tubavuga, Paulo yari umumenyi w'idini ya Islam, nako
sorry nari mvuze Isilamu no kuba ko maze iminsi nsoma ibintu byabo cyane yego ariko Paulo yari umumenyi w'idini y'abayahudi yego yari umuntu wize amategeko ngira ngo kuba bizi yari afite doctora yego byumvikana ko ari umuntu wabyumvaga ariko yari azi za nyuguti nyine nawe niko yabyumvaga sinabona wenyine niyo wajya kureba Petero umunsi yajyaga kureba kwa Cornelius yaratunguwe abonye Cornelius yuzuye umwuka wera yego ageze aravuga ati okay ibi bintu nsanze uko nabitekerezaga ntabwo ariko bimeze niyo mpamvu yavuze ijambo buriya iriya declaration yakoze akavuga ngo majije kumenya yuko mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera nta ruswa irya urumva ko uwo munsi nibwo yabimenye kandi turimo kuvugaho ni Petero wari wararangije kuzura mwuka wera yego ariko ntibikuyeho ko ya myumvire y'idini ya myumvire y'ibintu yakuriyemo yari akifite kandi iyo ngiyo yimpactinga nanone igira ingaruka ku buryo twitwara hanze kuko urumva yabonaga Cornelius atazi ko Imana imwemera yego urumva ko urwo ni urugero rundi rufatika rugaragaza uburyo kumva ibyanditswe ni kimwe ariko mwuka wiri yaje akagusobanurira nibwo urushaho kumva context ya nyayo y'iby'Imana yavuze nikije aho ngaho nshaka kubaza ikibazo cyanjye nubwo tusanga abasatira n'umusozo yego none twaza kubona RGB yego iturebera ngo twigishe icyitwa inyigisho nzima yego ariko itasobanukiwe icyitwa inyigisho nzima okay reka mvuge kuri icyo ngira ngo twabonye iriya mirongo tuvugiye muri Korani yego wowe ukurikije uko ubyumviye uko ubyumva nese ubona tanyuranye na n'itegeko nshinga ry'u Rwanda yego mu byukuri biranyuranye kandi nibwira ko RGB kimwe mu bintu yagombye guheraho igenzura n'icyo kirimo kuki muntu uza mu gitabo cyanyu harimo imyemerere ivuga ko abatemeranywa namwe bagomba gucirwa mwaba mugomba kubarwanya kuki kubera iki birimo ese dushingiye ku itegeko nshinga mu by'ukuri ubwo urumva ko turagaruka ku kintu cy'uko ari ngombwa ko hagira gute hajyaho imirongo iri common mu gihugu hose ivuga ngo ibi bintu ni ubuyobe nibishaka tuvuge na bya bintu byo kuvuga kwigisha inyigisho z'iminsi y'imperuka ndumva ari cyo mu minsi yashize ndumva aricyo nabonye gitrendinga kuri social media reka tuvuge ngo yenda kwigisha inyigisho z'iminsi y'imperuka z'uko hazabaho imperuka iyo ni ubuyobe ariko nabyo niba ubivuze ukaba wumva ko bidakeneye kwigishwa automatically ubwo biravuga ngo abantu bababwira ngo ibitabo byanyu mukoresha mugire gute mubireke nimubikure sicyo bivuze se yego kubera ko ntago uri bubwire ngo umuntu ngurabireka kandi biri mu kandi arajya kwicara muri sari wakabisoma nawe ubizi neza kujya kumwemerera uruhushya rwo gukora wari ubizi neza ko icyo ngicyo ari cyo akoresha icyo gitabo akoresha bikubiyemo cyanditsemo ibyo bintu ngiye ku rwange ruhande numva bikwiriye gutekerezwaho ku rwego rw'igihugu tukareba ngo inyigisho z'ubuyobe ni izihe zikaba defined natangiye ntanga rwa rugero rwa wa muntu wari ugiye gutanga amafaranga y'ibihumbi 200 ngo kubera ubuhanuzi bamuhaye yitwa ko ari umukristo icyo ni kimwe numva hakenewe ko hashyirwaho ibintu bizwi bitari uko Robert ari bubyuke ngo avuga atari ko iyi ni inyigisho y'ubuyobe ahubwo inyigisho z'ubuyobe byibuze zijye hariya zibe categorized igiye ko mbyumva bazitorwe yego bavuga n'abanyamadini iyi ni muyikuremo yego ntago ari ubuyobe yego impamvu twayikuyemo ihabanye n'itegeko nshinga yego none icyo ni kirangiza kugira uruhande ubwo bivugiye ngo nitujya ku judging uwo ari wese tuvuga ko inyigisho yatanze ari ubuyobe tubikore dushingiye kuri bya bintu bigize gute byanditse kandi bireba buri wese kuko nk'ubu ngubu reka tuzagira idini rimwe ubwo ntibizarangira tugize idini rimwe ingaruka zabyo birashoboka cyane mu ngaruka zabyo birashoboka cyane ariko aho kugira ngo reka mvugishe ukuri aho kugira idini n'ubundi ntabwo idini ikiza ngira ngo icyo ngicyo ndumva tucyemeranyaho ntabwo protestantisme ntikizwa nikiza catholicisme ntabwo ikiza islamisme ntabwo ikiza agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kandi uwo nguwo ntabwo bisaba kugira idini barizwamo ibyo ngibyo nabe uzikiye aho nabe prefera
ni igihe none se urumva niba umuntu bigeze ku rwego umuntu ashobora kwemererwa ko we afite igitabo yitwa ko ari gitagatifu yego kimuha uburenganzira bw'uko yakwica abandi yanyica kubera ko ntemeranya nawe urumva ntahitamo ko tugira idini imwe ariko iduha kubana mu mahoro yego erega Dawidi yaravuze ngo abamanuka bagikuzimu ntabwo bashobora guhimbaza Imana yego kuba naba nkiriho ni chance yo guhura na Kristo sibyo yego igiye kurwangira hane nuko mbyumva numva ibyo nta kibazo cyaba kirimo niyo yaba ari idini imwe gusa nabyo nibwira ko byoroshye kubijajinga hakanabaho no kureba ngo muri ibyo bitabo byose ni ibihe birimo tubona mu by'ukuri bidakwiriye itegeko nshinga rifite ibyo rigena niba ari ikivuga ko uri bubangamire ubu iki ngiki cyo tuvuge ngo ibintu bikwiriye iwacu yego kandi tugacaho akarongo ariko nanone tuganire uyu munsi mpamya neza ko u Rwanda muri Afurika yacu yego turi mu bihugu bifite umuyobozi mwiza yego ukomeye cyane sibyo unatinywa nubahwa yego ariko ni umuntu ni human being yego ntabwo iteka ryose tuzamuhorana hakwiye ko igihe tukimufite nk'uko twifuza n'ibihe bindi tumufite hari imirongo nibura yadusetingira kuko hari igihe cyazagera tukagira umuntu udatinywa ahubwo ukoreshwa mu gihe uyu munsi sinzi ikintu uri kuvuga wumva imbaraga zacyo ndacyumva icyo ngira ngo urakoze kumbaza icyo kibazo kuko kitumye ngaruka ku kantu nigeze gushaka kuvugaho ntanga urugero rw'Iburayi yego uyu munsi kubera habaho ya process yuko abantu bava tuvuge mu bukristo bakaba abateiste batagira Imana bemera yego ubu hari indi noneho ya process yuko twa tuntu dutoya ntuza yibigisha bahita bagaruka baza muri Islam yego ari nayo mpamvu ibyo binafatanya na cya kintu cya migration uyu munsi kiriho ikirere cyo kuvuga ngo abantu barimo bava mu bihugu runaka bagenda bajya i Burayi yego rimwe na rimwe hakajyamo n'abantu bafite ya myumvire abo twise ngo nabe extremiste ariko nkuko twabonye ibyo n'ibiri recorded muri histoire cyangwa se no yego ujya kureba ugasanga bagezeho bafite ya myumvire ugasanga batangiye gukora ibikorwa by'iterabwoba yego ukumva urumva ko ibyo binagira n'ingaruka ku mutekano w'igihugu nkumva rero ari ngombwa ko ubundi iki kintu yego niba dukeneye gukiza igihugu cyacu mu buryo burambye yego dukwiriye guhagurukira ikintu cyitwa imyigishirize ndemeranya na leta yego kandi mu kuyitaho tuyiganiraho dushobora kuyubakaho mu kuyiganiraho mu buryo buri constructive yego nk'ubu reka ntanga urugero ushobora yenda ngiye gutanga urugero rw'amantuza rushingiye ku mateka yacu yego utekereze umuntu umwe ufite ingengabitekerezo yo guhakana jenoside yabaye mu Rwanda yanditse igitabo aramutse acyanditse noneho umuntu uri mu Rwanda akaba yagifata akavuga ati igitabo gifite amateka meza reference yayo twakoraho reference kugira ngo twigire mu mateka meza ni iki urumva byaba bikwiriye wapi ntekereza ko rero n'ibyo bitabo bindi hakwiriyeho ko leta ireba ibihuza abanyarwanda ko birashoboka ko nemera ko dushobora kugira ubu uyu munsi ntitwavuze kuri christianisme na Islam cyane ariko mu Rwanda dufitemo ababudiste kuko dufitemo abahinde n'abashinwa n'abandi bantu batandukanye dufitemo abanyakoreya dufitemo abayapani kandi biranashoboka ko hari abanyarwanda bageze aho bemereye imyemerere yabo nabo bakajyayo urumva byanze bikunze ababakiriye abo baziranye nabo ariko uyu munsi byakugora kubona umubudiste wagiye kwitegaho igisasu aje kwica abakirisitu cyangwa abayisilamu hari aho ubizi ku isi naho hari ubwo twemeranya nabo wapi abahindu wapi hari aho wari bwabyumve se wapi rero bikwiriye ko leta habaho tugera ku rwego abantu iki kintu tukidisikitaho nk'abanyarwanda tuvuge ngo nubwo twagira imyemerere itandukanye ariko niba ibi bintu ubifite hari imbago zidakwiriye kurengwaho by'umwihariko niba unabifite mu nyandiko z'iwawe genda ubikuremo genda uko mbyumva kubera ko ibintu wanditse mu bitabo iwawe witwa ko ari bitagatifu biriya bintu urabyemera bikuyobora reka ngurugero reka ubu mu minsi yashize dufite kesi ya ADF na Ruyirwa yica abantu hano hirya muri Kongo utekereza ute umunsi ubu se tuvuge ko nta bantu bashobora kuba bafite imyumvire ko bajoininga tuvuge bavuye mu gihugu iwacu
ntabwo bishoboka. birashoboka. Ikindi cya kabiri, hari i Burayi rwa rugero navugaga, uyu munsi uzabona abo bantu bahari. Yego. Ni nayo mpamvu ushobora gusanga bakoze imyigaragambyo ishyigikira umutwe w'iterabwoba. Ngira ngo tujye tubibona mu binyamakuru. Yego. Ushobora kubona abantu bari muri Amerika barimo bavuga ngo death to America. Amerika iragapfa. Yego. Ari abantu bari muri Amerika bahari batuye. Yego. Urumva ko abantu ntibaba banagikunda igihugu cyabo. Kubera iki? Ya myumvire y'iki y'idini yagize gute yageze ku rwego rwa fanatisme rwo guhinduka umufana ukanibagirwa n'igihugu cyawe. Ugasanga iyo myemerere wayirutishije igihugu cyawe, ukumva ko buriya nuko ntabwo twarebye muri Korani, nta nubwo yemera ko buriya tuvuge niba ari nk'umuyisilamu ntabwo yemera ko ufite niyo yaba na mama wawe atari umuyisilamu ntabwo byemewe ko umufata nk'aho ari ikintu muhuriyeho. Yego. Rero urumva ko dutekereje mu buryo bwagutse bwo gutekereza ejo hazaza h'igihugu, ni ngombwa ko ikintu cyitwa imyemerere tukiganiraho nk'abanyarwanda, hagacibwa imirongo ivuga ngo ibi ngibi ubigezeho mu Rwanda uciye ku murongo utukura. Yego, kuko rwose reka nibwira ko ikintu giha uburenganzira umuntu kwica undi mu Rwanda iyo ni red line, niko bikwiriye kuba bimeze. Uwo ni umurongo ntarengwa, kandi ndibwira ko ari nako tunabifite. Ni nayo mpamvu uzabona perezida wacu avuga toke muzantuke mugire ibindi bintu byose mukora, ariko nimugera ku kintu cyo kubangamira umutekano w'abanyarwanda, yego, ntabwo ibyo mbitoreraho. Rero iyo ni red line inakwiriye kugira, ntabwo dukwiriye kubiceceka no hagati mu madini ngo tuvuge ngo umuntu arabifitiwe mu bitabo hariya twicare dutuze ngo twumve ntacyo bitwaye. Kubera ko uko iminsi ishira Nigeria ubimaje kugira states 13 zimaje kwadopta kugendera gufata umwanzuro wo kugendera ku mategeko ya sharia. Ese natwe nibyo dutekereza ko ejo ariko bizagira igihugu cyacu bishobora kuzagira ko nitutabyitaho nibigeraho sharia law nizaba ari sawa mu gihugu iwacu. Ibyo dukuri kubitekerezaho. N'ahandi ubwo natanze muri Amerika, natanze muri Europe uko bigenda. Mu minsi yashize mwabonye umuntu umwe agenda agonga abantu mu Budage sibyo? Muri Amerika naho mwarabibonye byarabaye, uriya yari afite n'idrapo rya ISIS wo muri Amerika, ndumva ariko bimeze. Yego. Ukomeje gutanga ingero zitandukanye wabibona ko ari icyorezo kiri hariya, abantu tutarebaho tukumva ari ibintu bisanzwe, ndetse n'ubivuze abantu bakavuga ngo ngo ariko ngo utangiye ngo kugira ngo ubahe ngo imyemerere yawe ngo natwe ngo ngo ubahe ngo n'imyemerere ngo ubahe imyemerere yacu ngo natwe turubaha yawe. Ariko kubaha imyemerere yawe Robert ikwemerera ko waza kunyica, urumva impamvu itumenye inyubaniye nidutekereza mu buryo bwagutse. Yego. Nkumva rero igiye kurwangira ruhande ni ngombwa ko iki kintu kiganirwaho nk'abanyarwanda, tukareba imirongo ngenderwaho bariya urkumva kuvuga ati turabyemera uremera. Yego, ariko hari ibyo tutakwemerera kugira gute kwemera ko ushobora kwica mugenzi wawe tubyemera. Mu minsi yashize nigeze kudisikita n'umuntu. Yego. Ndamubaza ni Yesu umushinzi iki, rumva umushinzi. Yego. Tureke Robert kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Yesu ubwe umushinzi iki? Icyo nanjye nkunda kukibaza. Agishaka arakibura. Yego. Sibyo? Niba wizera Yesu koko uri Yesu uri biblike, umushinzi bumubwira ati Yesu ndamushinzi ibi cyane. Sibyo? Ndabizi na ba Herode baragishatse barakibura cyane. Abantu rero bakwiye kwicara kuvuga ati iyi myizerere yawe turayishinze ibi cyane. Kandi twabivuga ntugire ipfunwe kuvuga ngo kubera ko mwashinjije imyizerere yanjye ngugire ipfunwe ngo uvuge ngo abantu ngo barimo baragira gute barasebya imyemerere yawe. Ahubwo niba unayemera reka tube tubizi kuyemera uri kumva ko ari byo umuntu nabivuga we kugira ipfunwe, ahubwo ba proud noneho. Niba tuvuga ngo umuntu tuvuge ngo uyu muntu w'imyaka 6 umwana w'imyaka 6 umuntu yabivuga ukumva ngo ari ukumuvuga kandi ari amateka. Ntabwo twagombye ibyo, ntabwo umuntu yagombye kuba bivugaho ngo wumve avuze agamije gusebya imyemerere yawe. Ni ibintu biri recorded wiyandikiye.
ni ibintu wowe mwebwe mwiyandikiye. ari abantu uyu munsi. Okay, reka ngiye kuguha n'urundi rugero nabwo yenda ngiye kubihaho wihangane nyine ubwo abadukurikiye bihangane. Yego. Kimwe mu bintu byitwa ko ari imyizerere y'ubuyobe nibwira ko tutashidikanyaho. Yego. Ni ukuba nshobora kuza nkakubwira yuko niba ukeneye ko ngusobanurira ibintu runaka cyangwa se kwishyuza. Yego. Kwishyuza bitemewe. Wari uzi ko Korani byemera kwishyuza bitemewe? Oya. Kuba wakwishyuza Muhammad yarabikoraga nawe. Kuba wakwishyuza biri muri Korani. Kwishyuza ideni se? Kwishyuza iki? Oya. Ntabwo ari kwishyuza ideni. Tuvuge niba ushaka kugira ibyo umusobanuza ko wishyura. Okay, donc wati ibintu byawe simbyumva. Se mu minsi yashize ntabwo wigeze ubonaho inkuru yitwa Profete, ndumva ari ni Profete ni Sultani ninde? Sultani. Nuza mu bice bya Nyamirambo ndumva nabibonagaho kuri social media. Yego. None se byari ukuri cyangwa byari ubuyobe ukurikije uko wemera wowe nibyo wasomye muri Bibiliya? Numvaga ari ubuyobe. Wumvaga ari ubuyobe? None se muri Korani ko birimo? Ubu ngubu dufata urugero dufite mufti w'u Rwanda si wowe wungirije ya komite mpuzamadini. Yego. None se iyo birebye muri Bibiliya nako muri Korani yumva nta kibazo kirimo? Ibihe ibintu ugiye kumubaza? Ibyo bintu byo kuba ntuzaremerwaga ko niba ukeneye kujya kureba intumwa Muhammad ugomba kwishyura, kandi n'ubu ngubu birakorwa mu Rwanda. Ushobora kuba batabikora ariko uzarora ugiye kuri social media hari abashehe benshi. Nshobora kuguha uwitwa ntuza Shehe Asimi gira ngo Al Hakim kugira ngo umubaze ikibazo agusubize wishyura $100. Yego. Simvuze izina. Uwabishaka agenda consulting. Reka ngiye gusoma muri Korani sura ya 58. Reka nshakishe sura ya 58 aya ya 12 twumva icyo havuga. Yego. None uze kumbwira niba atari bimwe nibyo Sultani yakoraga. Kumwe bajyaga kureba Sultani akoze ni Sultani gusa. Ababikora ni benshi. Nta tu office tumaze iminsi asiye ko leta nyine yabihagurukiye kujya kureba dadi. Yego. Abantu bose bari muri muvoma yitwa Nari. Ubwo na leta ndayirabuye sibyo? Yego. Hari itsinda ry'abantu baba mu kitwa Nari. Yego. New Apostolic Reformation. Yego. Aba ni abantu bitwa ba dadi na ba mami bya bitabashwa mujya mubona hano hanze. Yego. Aba bantu kugira ngo ubonane nawe ugomba kwishyura cyane. Noneho rero reka nsome wa murongo muri Korani. Yego. Ni sura ya 58 aya cyangwa se umurongo wa 12. Yego. Haravuga ngo yemwe abemeye nimujya kugira ibyo muganira mwibanga n'intumwa mudukuba bakagira Muhammad mujye mubanza mutanga amaturo mbere yuko mubonana. Ubwo nuko ngo niba uje kureba Robert kugira ngo tuganire ku bya Muhammad. Oya, ugiye kureba Muhammad wowe. Nisi umusara cyahari. Oya, umunsi ntabwo agihari ariko ni exemplaire. None se iyo twebwe tureba urugero rw'ifatizo kuri twebwe ninde? Si Kristo. Si ibyo yakoraga si byo tugomba gukora. Sunna ze none se sunna za Muhammad si rwo rugero rwe. Iyi rero ni Korani. None se ubwo urumva umushehe nabigenderaho. Shehe agomba kugera ikirenge mu cyamama. Yego, nabigendera akabikora urumva azabanyuranije nibyo Muhammad yakoze. Bazabakora bimwe. Siko kuri se. Yego. Amweke twaba turimo tubisoma muri bwa buryo buri literere. Sibyo? Noneho hano aravuga ngo ariko nimutayabona ubwo nuko amaturo mumenye ko muzababarirwa. Mu by'ukuri Allah ni nyiri kubabarira ibyaha nyiri impuhwe. Ariko warakantu tarutsemo. Ko nengeze ngo mutanga amaturo mbere yuko mubonana. Ibyo nibyo byiza kuri mwe kandi nibyo birushijeho kubeza purification. Nibyo birushijeho kugira gute kubeza imitima mudukuba babishyizemo. Ariko nimutayabona amaturo mumenye
ko muzababarirwa ibyo nabyo biri mu dukubo. Mu by'ukuri Allah ni nyiri kubabarira ibyaha nyir'impuhwe. donc kuyabona nibyo bibeza. Yego. Ariko no kuba muyabuze nabyo. Yego. Imana ni nyembabazi. Yego. Ibi nakubwira hari ibirimo byo kwemera gucuruza abagore nako indaya. Ibi mvuze nabyo ku muyisilamu yantera amabuye akavuga ko mbeye, ariko kubaza amategeko exception nizo bitaho ka exception n'ubundi ku mategeko. Ubundi na Bibiliya iyo usoma ukagera ku ijambo rivuga ngo ariko ntacyo reka nako ngashake kugira ngo uwumva iki kiganiro yenda urumva iki kiganiro tugikoze nyine kugira ngo binadufashe nkatwe nk'igihugu mu gutekereza kuri za nyigisho z'ubuyobe. Dutekereze tunarebe ngo ese mu bitabo nyobokamana dufite nta birimo koko by'ubuyobe, ahubwo nabyo twagombye kuba twibaza ngo ese koko ibi bitabo by'ubundi birakwiriye ko tubigenderaho. Kuko nemera ko ibyo nabyo dukwiye kubite sibyo ruba nibigera ku kwica ubuzima kwica umuntu aho rwose nkubwiye ko nahitamo ko uyu muntu agumya kuba. Kuko iyo ndebye muri Bibiliya nta hantu na hamwe Imana yigeze itanga oda yo kujya kwica abandi kugira ngo abo bantu bayemere. Muri Bibiliya niba harahuze uhambwire. Reka ndebe aho hantu yenda muri hangana nyine mbanze nshake mu cyongereza nibyo binyorohera. Katurore ntago nibuka neza ariko ashobora kuba ari ni sura ya kangahera. Katurore don't force what okay, ndabona ni sura ya 24 aya ya 33. Hano ngiye kubanza some mu cyongereza noneho tujye no mu kinyarwanda ariko ubwo ntituraba tunagana ku musozo. Turadusatira umusozo pe. Mu cyongereza wumva uko havuga. Haravuga ngo and let those who find not the financial means for marriage keep themselves chaste until Allah enriches them of his bounty. And such of your slave as seek a writing of emancipation, give them such writing if you know that they are good and trustworthy. And give them something yourselves out of the wealth of Allah which he has bestowed upon you. None akantu gakurikiye niko ngira ngo henda umuntu wese udukurikiye atega amatwi. Karavuga ngo and force not your maids to prostitution. Ako kantu ndumva kumva. Yego. Force not. Hacyo bivuze no kuvuga ngo igihe utaba forcinze biremewe. Sibyo? And force not your maids to prostitution if they desire chastity in order that you may make again in the perishable goods of this worldly life. Nukuvuga ngo mu gihe bishoboka ko ubu buryo ndumva buranakoreshwa ngira ngo abantu bazakore hari documentaire ya BBC. Yego. Ihari ivuga kuri prostitution muri za Iran kandi aho abo usanga aba imamu n'abashehe bacuruza abana b'abakobwa n'abagore. Yego. Bakabacuruza nk'indaya. Ibi abantu bakora izo searches muri ibi bihugu by'umwihariko by'Abarabo bazayibona ko ibyo bibayo. By the way mu minsi yashize ngira ngo mwarabyumvisha hari numva ari kiganiro nigeze kubona cy'abakobwa bavaga mu Rwanda bagiye gukora muri ibi bihugu by'Abarabu bageraho ngo bakabafata ndumva rero nabonye avuga ko ngo bajyaga bamusambanyisha n'imbwa niki. Babasambanisha imbwa n'ibindi yego. Urumva ko rero somehow ushobora gusanga aba bantu babagendera kuri ibi ngibi byanditsemo hano. Ntacyo ubu hano sinabisomye mu cyongereza. Reka dushake mu kinyarwanda noneho tuze kureba. Ubwo ibi ni ingero nkeya nagerageje gutanga kugira ngo yenda kuba duteza amatwi yenda yaba n'izi nzego za leta zidukurikiye habeho kureba ngo ese koko ubundi ubwo turimo twagize igihe cyo guhangana n'inyigisho z'ubuyobe ntabwo ari ngombwa ko tunajya no kureba muri bya bitabo bundi ngo twibaze ngo ariko ibirimo byo ese birakwiriye bibereye abanyarwanda. Yego. Kuko numva kuri jewe ari ngombwa ko bigera kuri urwo rwego kuko tolerance yanjye ku bijyanye no kuba hazamo kugenda k'ubuzima bw'abanyarwanda iri zero.
uko iyi myemerere uko yaba imeze kose aho ngaho tolerance kuri jyewe ni 0. Yeah. Nkumva rero na leta ikwiriye kugera kuri urwo rwego. Ya aya ya 33 muri sura ya 24 mu kinyarwanda umva uko bayivuze. Haravuga ngo kandi abadafite ubushobozi bwo gushaka bajye bifata kugeza igihe Allah azabahera ubushobozi mu ngabireze. Ndetse no mu bagaragu banyu abazashaka ko mugirana amasezerano mu dukubo bakandika ngo yo kubaho ubwigenge. Mujye ubwo dukomeje noneho twa dukubo twatuvuyeho. Noneho ka kantu kumwihariko na kumwihariko kare hasi reka ndaje nkavugeho kandi mujye mubaha imitungo arayabahaye. Noneho ka kantu kumwihariko navuzeho ko kubaza amategeko. Icyo witaho wita cyane ku ma exception. Abiza amategeko barabizi ko exception ahubwo ngo ariyo mategeko. Yego. Ntabwo ari bya bintu biri rusange bizwi ngo nugi. Ubu ngubu no kuvuga ngo babona mu bijyanye n'amategeko ukabona bazanyemo amarangamutima. Yego. Ntaga amarangamutima mu mategeko akora. Yego. Hakora ikitwa itegeko. Noneho rero tugeze kuri exception kuri aya bita ingingo. Yego. Nukuvuga ni ingingo ishobora kukurengera no mu gihe waba wakoze ikintu abandi babona ko ari icyaha. Yego. Nuse nk'ubu muri ubu umuyisilamu wese abizi ko gucuruza abagore cyangwa indaya bitemewe. Si yo concept niba harabo mwaganiriye. Yego. Ariko none ngiye gusoma iki kintu kiri muri uyu murongo wa Qur'an. Hano baravuga ngo ndetse ntimugahatire abaja banyu gukora uburaya mugamije kubona indonke z'isi mu gihe bo bashaka kwifata. Icyo kintu cyumvikana neza. Ntimugahatire. Donc nimukabashyiraho pressure yo gukora uburaya. Ntimukabe bakoreshe ku ngufu. Ntimukabihabahatire. Yego. Ubwo byumvikana mu rwego rw'amategeko. Ntimukabibapushingemo. Yego. Igihe bo batageze gute batabishaka. Ariko urumva ko igihe babishaka yagaragaje we niba bishaka urumva ko wamucuruza. Urumva hari abantu babiri, hari umuntu utabishaka. Yego. Uwo ntimukabimukoresha. Ariko ubishaka yego do it. Urumva ngiye kugasubiramo kugira ngo abagasomye abadukurikiye bumve iki kintu cyangwa se nundi wese uzakurikira iki kiganiro abyumve. Haravuze ngo ndetse ntimugahatira abaja banyu gukora uburaya mugamije kubona indonke z'isi. Ngo nukubacuruza. Yego. Mu gihe bo bashaka kwifata. Ngo ari kuzabahatira. Uzabahatira kugira gute kubikora. Yego. Mu by'ukuri nyuma yuko kubahatira Allah nubabarira ibyaha nyirimpuhwe. Hari amagambo ari mu dukubo narintarutse reka nayo nyasome ariko nari mu dukubo yongerewemo. Ntabwo ari muri Qur'an y'Icyarabu. Yego. Yongerwa mu dukubo birumvikana ni nka clarification ubwo abagiye babihindura mu Kinyarwanda babikoze. Yego. Aha rero urumva haranditse ubwo mbisomye noneho byose birimo ngo ari kuzabahatira gukora uburayi. Mu by'ukuri nyuma yuko kubahatira Allah azababarira abo baja kuko ari ubabarira ibyaha nyirimpuhwe. Ariko muri Qur'an ibi ntago birimo. Bivuze ngo umuntu afashe Qur'an reka nkubwire yuko nunaganira n'abayisilamu bakubwira neza yuko icyo bagenderaho ari iyo usanze hari biri muri sunna biri controversial cyangwa se bitandukanye nabo nuko babyemera. Dufite nka bya bintu byo kuvuga ngo nka ntuza yitwa muta ku baba muri Islam bashaka kuyumva ni contrat de mariage ngo iri temporaire. Aho nshobora kuba tuvuge nk'ubu ngubu muri iki gihe ngewe ndi muri Kigali. Ntabwo madame aba mu ntara. Suppose ko abanyamasheke. Abanyamasheke. Urumva niba ndi hano kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Buri ugiye muri Qur'an ntabwo nibuka neza aya ariko irimo. Yenda nayo byazaba ngombwa ko butaha umuntu sharinga. Ivuga ko mu gihe bibaye ngombwa ushobora kugira gute ushobora gufata umugore mukaganira mwamara kwemeranya ko muri bubane muri iyo minsi 5 cyangwa se niyo byaba n'amasaha mukabana hanyuma amafaranga umuhaye cyangwa ikindi kintu umuhaye kikaba kiswe inkwano. Iyo niyo contract de mariage yitwa muta. Ego. Hanyuma nkwibariza urumva atari uburaya wowe ubitekerejeho tugiye mutuvugishije ukuri urumva ubwo atari uburaya.
ubuzima busanzwe none se ubundi ujya gushaka indaya ntayishyura mu bizima niba banza kuvugana se saba mukoye se ariko muri nuza mu myumvire ya Islam nuko iyo icyo gihe ni inkwano butanze. Ndabase reka wenda twishije cyane kuri Islam urumva byahuye nuko ari uri maze imisiri gukoramo ubushakashatsi. Yego. Numva nararekera abantu badukurikiye. Yego. Ndashaka ko twitsa ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tukazagutumira birambuye byimazeyo turi kugana ku kitwa imyizerere none tukayijya in deep. Nta kibazo ku bakristo reka nibutse abadukurikiye n'abazadukurikira. Yego. Natangiye ntanga urugero rwo mu bakristo aho abantu uwitwa umuhanuzi yaragiye gutwara umuntu amafaranga 200,000. Yego. Amubwira akizwa nuko yibutse iki byanditswe bivuga. Ni ingenzi ko buri wese ibi icyatumye mbivuga ni ukugira ngo buri wese atekereze amenye ko ari ngombwa ko amenya ibikubiye mu bitabo by'imyemerere ye. Ariko kugenda mu kigare nanasaba akantu kamwe kuri leta. Reka akantu ngavuge. Umunsi yashize nabonye nyine mu mabwiriza yagiyeho ntabwo mbizi niba abanyamadini aribo babitanzeho inama ko umuntu ugomba kuvuga cyangwa se kwigisha ibijyanye n'imyemerere agomba kubariza ngo amasaha 1,200. None se reka nkubwire Roba birashoboka ko umuntu tuvuge urugero rwa kaminuza adashobora gufata igitabo nka Bibiliya ngo agisoma cyumve afata n'ibindi bitabo akabisoma. Ubu se reka nguhe urugero iyo ngiye ntabwo nize amategeko ariko iyo ngiye kureba niba nkeneye gupiganira isoko ngomba gusoma icyo gitabo cy'amategeko nkamenya ibikubiyemo. Ntabwo bisaba ko ngomba kujya kwiga amategeko. Kubera iki hari urwego rw'ubumenyi nakuye mu ishuri bumfasha no kuba nagira gute nasoma ibindi bintu nkagerageza kubyumva. Aho rero ngewe wenda nuko nye twitaga no ku musozo ntago nemeranywa nawe mu mbaraga z'ubushobozi bw'abantu barangiza kaminuza. Yego. Nkurikije impinduka zibaberaho mu burezi ubwo se urumva utagiye kunshamo urumva ahubwo ugiye kunshamo nawe kuko icyo nari ngiye kubwira ubundi biri supposed ko umuntu wagombye kurangiza iyo kaminuza yagombye kuba afite iyo critical thinking afite iyo level ku buryo ashobora gufata Quran akayisoma agafata Bibiliya akayisoma akaba yayumva. Nakubwiye ngo ubwo ninge icyo ari igitekerezo cya Robert. Yego. Nkurikije mu myaka afite n'impinduka niboneye mu byitwa itangazamakuru y'ikibera mu burezi. Yego. Iyo capacity iyo uvuga y'umuntu urangije kaminuza n'ababosi mufite abakozi mukoresha murabizi. Yego. Bareke bajye kwiga mushuti. None se okay nese ibyo ahubwo byo nk'igihe bareke bajye kwiga n'imidoderi iri hanze aha n'ibiki byose. Okay aho rero niho ndashaka no kuvuga kuko nabyo ni ngombwa ko tukireba. Nidukenera gukiza urumva ko iya myumvire dukeneye kwihinduka. Irasaba mu guhera mu guhindura imyumvire y'abantu. Impamvu nabikubwiye ubu wabaza nk'abashinzwe uburezi icyakuyiyobokamana mu mashuri. Yego. Abagusobanuriye icyabyo ntabwo bari kuyemo ahubwo banongereye kuko ubundi kera twakoraga ikosa ryo kwigisha ibijyanye n'ubukristo gusa. Yego. Ariko ubu ngubu byibuze bateye intambwe bashyiramo no kwigisha iby'ubuyisilamu. Na za nuza. Ndumva bisigaye birimo imikeka yo gukoranuza utunape two gukoranuza meditation. Yego. Ntabwo bumva barire bayobozi. Yego. Ariko igihe cyo nashaka kuvugaho nuko tuzamura bikenewe ko imyumvire y'abanyarwanda izamuka ikagera ku rwego hahandi babwira Robert batoke uyu muntu nakubwira ibi nawe ubwenge bwawe babasha kugira gute kugufasha gutekereza. Reka ngurugere mu minsi yeze ntiwabonye bavuga kuri nakantu ka Grace Room abantu bagatangira kuvuga ngo ibi nibi ngo ukuntu ngo basenga ngo ubundi kuki tugira abantu bangana kuriya ukoresheje ubwenge bwawe utekereje bari abantu barimo hariya byibuze 80% ntago ari abarangije kaminuza. Nicyo nakubwiraga nyine nicyo wambwiraga. Noneho rero umuntu umwe ashobora guhagarara akipinotiza abantu 10,000. Yego. Bakabahipinotize kugera ku rwego na dressing. Yego. Umuntu ayibategeka kandi bakaza bayikoze. Noneho rero nicyo genda nashaka kujyaho nanasaba leta. Yego. Number 1 ibi birasaba ko tunahindura n'uburyo twigisha no muri education yacu.
yes umuntu uvuye muri kaminuza tumekinga ashobora ngo yavuyeyo afite ntuza esprit d'analyse iri ku ruhe rwego. ariko ubundi kitwaga université ni univers plus city. Yego. Donc ni isanzure ugashyiraho uwo muntu abarizwa mu isanzure. Yego. Nk'uko umuntu yarangizaga humanité ariyo mwita secondaire. Yego. Nibura amaze kugera kuri standard yo kuba umuntu cyane. Ariko uyu munsi umwana ararangiza humanité wamuganiriza ukumva ntaraba umuntu. Ubwo rero kuri ngiye ku rwange ruhande numva somehow ku rwego rwa leta birasaba no kwinforcinga uburyo bwo kugira gushyira imbaraga muri education umwana aveyo afite iyo. None se umuntu yarangije kaminuza uri kumva muvandimwe yego ni umulisansiye sibyo yego uramubwira ati tujye mu isanzure dusome yego umuntu wenda abizera b'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bari fonde bamwita Madame Elena White. Yego. Turi mu isi yabaye umudugudu. Jya kuri Google usacinge birahari. Yego. Uwo muntu aho kugira ngo ajyeyo ategereje ko baza kumubwira. Oya n'umubwiye we ntashaka kumva ibyo umubwiye. Avuga atari koko bambwiye koko wa mwana uyu mudamu yari intumwa y'Imana. Ese koko yariyo? Yego. Jya gushaka biography ye. Cyane. Uyirebe. Nkanjye nagiye gukora ubushakashatsi sanga bamushyinguye muri tombeau de pyramide bashyingura Freemason no kuri dogere 33. Yego. Sinzi niba uri kunyumva neza. Yego. Ninkubwira akabwira ati nyamara arahita kubwira ati ibyo bintu ntago ari byo kuki se wewe wizeye intambara ikomeye yanditse utizeye wanditse ibi. Reference yawe yo ni ubundi iyo nuvuga ko wizera Kristo ngiye ko nemera ugomba kuba wemera ni nayo ko yanabivuze. Ni ukwitondera amategeko ye. Yego. Inyigisho ze yigishije ugomba kuba nyuma yo kuzumva ukazisobanukirwa. Yego. Zikwiriye kuba arizo principe z'ubuzima bwawe. Arizo viva. Ni ukuvuga niba ugiye wemera Muhammad ugomba kuba uzi ko principe z'ubuzima bwe arizo viva. Ari byo uviva ari bwo ubuzima bwawe. Kandi nubyemera uri konvenka ku buryo nundi muntu aje kugucarenjinga umubwira uti ndabyemera kubera impamvu izi nizi ndi na proud yabyo. Ni nabyo Paulo yabwiye abizera avuga ati mubyire imbaraga zo guhamya ibyiringiro byanyu. Yego. Niba utabasha guhamya ibyiringiro byawe Yesu yaranavuze ati nanjye sinzaguhamiriza imbere y'abantu ya data nutamamye imbere y'abantu ujye kuri kamera uvuga ati ngewe Robert nafashe umwanzuro ngiye n'inzu yanyu tuzakorera Uwiteka. Rero urumva ko kuri ngewe ni byiza ko leta ishyiramo icyo kintu imbaraga kuko mfite impungenge z'uko nibigenda gutyo dushobora kuzarushaho kugira abantu none ahubwo bayobywa utigute kubera yuko hazaba hasigaye abantu umuntu ubwira akamubwira ati ibi ngiye narabyize ubyumve ko nabyize. Urumva icyo kintu kuzagera urakuga ati nge nicaye mu ishuri amasaha 1200 yanjye nta nubwo wemerewe gukopfora wowe nta burenganzira ufite wowe ntibigeze ubyiga. Yego kuko icyatumye n'ubu ngubu Bibiliya izanwa mu zindi ndimi nuko Martin Luther yagize gute yarangije gusoma ibyanditswe arareba asanga bira bya indulgence y'abakatolika bagiraga uzi ko yari mu kilatini ngira ngo nta rundi rurimi yabagamo. Havuga ati reka ibintu dukora biri wrong ntago biri ari ukuri. Nuko nibwo yahise agira gute agira ishyaka ryuko ihindurwa ikajya no mu zindi ndimi. Abantu bamajije kugira kubisoma nibwo barushije kugira gute kurushaho kumenya ukundi kuri kundi abantu batabwirwaga kubera ko biroroshye ko umuntu haba hari n'ukuri kuri mu bitabo ariko kubera ko wowe utabizi umuntu akabihishira akagutwara uko abishatse. Reka dusoze kuko ni byinshi cyane. Kuganira n'umuntu umwe ndamubwira ni mu gihe ufite umugabekazi w'ijuru amuzi ati uwo niwe udusabira niwe tugeza ku Mana. Icyo Bibiliya ntagatifu imivugaho se urakizi ati woye nyikweretse se basi wahishurirwa ati nyereka bimweretse ahita mboroka. Dufite abantu rero b'abanyantege nkeya ushobora kwereka ikintu ukavuga ati nyamara iki kintu nubwo ukizera kiri wrong. Yego. Dore realite ngiyi ngwino tuganire ubundi kuganira cyangwa se ntago byagombye kuba ikibazo ntago byagakwiye kuba intambara cyane. Nanjye mbwira uti nyamara Robert ibyo bintu bizera impamvu mbyemera gutya sinshidikanye n'ibyo bintu byawe sibyo kandi nitunarwane. Reka dufate umwanya tubashimire mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro dushimire na mwene data waduhaye umwanya akatuganiriza ku bumenyi kwize byinshi bigiye bitandukanye
nanjye reka nishimire muri ibyo dushimire Uwiteka umuremyi wacu waduhaye umwanya Yego. akaduha kuba tugihumeka hariyo tuba turi mu bitaro cyangwa n'ahandi twari kuvuga ariko yatwongereye iminsi ngo tuyishimiremo Yego. babwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka hanyuma afite YouTube channel yitwa God's Kingdom TV Yego. muyinyarukireho mukore subscribe muzajya mubonaho ibiganiro byinshi biruta ibingibi ndabase wakoze Imana igumugisha nanasoza mvuga ko icyo dukeneye ntabwo ari views njye mfite akazi ka mpemba yego mfite akazi ka mpemba ntabwo ari views ahubwo igikenewe nuko tumenye ukuri Yesu yaravuze ngo nitukumenya kuzatubatura nibyo ngibyo kandi umuvandimwe afite ahantu abohera amahema rwose heza kandi ndahafite arongera muri Yohana 6 ngira ngo ni umurongo wa 45 haravuga ngo umuntu wese wumvisha ibya data akabyiga aza hondi urumva rero dufite inshingano yo kugira gute yo kubyiga nicyo ngicyo nicyo tugamije si views yego werega njya nkunda kubwira abantu iyo tuza kuba ari views za danje arizo tugamije yego aho byo ba mikina barejisi birwo bakora turabibona cyane na ba muyango n'abandi byose turabibona kandi zuko tudafite ubushobozi bwo kubikora none se kubivuga byo byatunanira wapi ahubwo icyo twahamagariwe gukora ni cy'umwami Imana yacu yaduhaye Imana amahoro bamugisha reka amabwenge ibiganiro byacu nakagaruka kandi umuvandimwe ubutahana bwazatwitabe tuganire wakoze murakoze cyane